tandukanye iriho na Pamela nyirizina umudamu we telefone ya Deben yarayifashe arayihisha burundu ahisha muri box ahisha he yari ku meza y'abo bantu ariko so umuntu umuseriveri waje akaba yaterwa telefone ya Deben hatwara amacupa agomba kwandurura nuwa he ubone SX dire agomba kukuza akavuga ngo iyi telefone Deben yinumye kandi ariko performance ubwo wenda ibindi telefone ya Deben oya reka tubivugeho telefone ya Deben yasuzuguritse kuryo na agenda ngutira se ngo niza nandikemo oya ntabwo telefone ya Deben yatwawe n'umuntu uzwi abari kuri tebo baramuzi uwari wicaye aho ngaho nibabaze buri muntu wese wari kuri iyo tebo maze ngo ibundi telefone yari teretse Deben nawe ubwe nyiri gutanga ikirego avuga ati telefone nayisiza kereka niba ya Xdira mu ntoki akavuga ngo Xdira ngiye stage umenye none se waherezaga kuri telefone ya Deben amafaranga y'igitaramo. Yes, tubahaye ikaze kuri MP official by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. So ngira ngo nkuko mubibona kuri kamera zanyu tubafitiye abajene ni babiri hari ufite microphone wambaye agapira ka black n'undi mujama wambaye agashati basa neza nkuko mubibona. Peter ngira ngo bamaze no kumenyera wowe. Yego. Ariko wenda ushobora gusanga wenda nk'umuntu uje hano bwa mbere utakuzi. Byaba byiza utangiye wivuga nubwo wenda benshi bakuzura icyamamare nyarwanda. Nkuko bisanzwe nitwa Mutabazi Pierre niyo mazina yanjye cyangwa se MPO nk'ibisanzwe turi hano imbere ya kamera kugira ngo tubahe ubusesenguzi tubagerereyo. Mubagerereyo. Noneho hohereza uwo muvandimwe microphone urumva kugira ngo nawe atwibwire abatamuzi n'ubwa mbere bamubonye kugira ngo burya twinjire mu kiganiro tuziranye 5 kuri 5. Ku mazina y'ababyeyi ni Tuyishime Edi. Ku mazina y'akazi ni MC Mbaya. MC Mbaya. MC Mbaya. Rero ndabambaza ngo si yo Mbaya ni yandaya Mbaya. Ni Mbaya. Ni biratandukanye. So ni MC mubi cyane. So ni MC mubi cyane cyangwa se uvuga amagambo akakaye. Ndasatura nkahinguranye. Rero twe tugiye kubivana mu magambo tubizane mu bikorwa. Mu bikorwa bihari. Abajene ndabizi neza ko ntago mushobora ko mufite imyaka nk'iyingiyi n'ahantu mbasanze biragaragaza yuko musobanutse. Showbiz nyarwanda murayizi. Siko bimeze. Umuntu bita Xdira muramuzi. Turamuzi. Ejo bundi gira ngo urukiko rwamushyiremo imiyaga ruramurekura ngo ajye yitaba byibuze rimwe mu kwezi. Ajye yitaba nyine ajye gusobanura bira byaha byira telefone. Yewe sinamenya ahantu nahagarara ariko ku ruhande rwanjye hari ginjya mbona uramujamira phone atarayitwaye. Ku ruhande rwanyu mubibona mute? Nibya Xdira na Deben. Nibaza ko benshi bazi umuntu wa Deben na Xdira. Bazi n'uburyo telefone yibwemo nkuko bivugwa ariko usige ose mu ruhande rwanje ubwo turareba duhereye ngo telefone yibwe ryari yibwe bigenze bite ese yibwe nande ese ahantu yiwe hari bande muri iki kintu cyambere ngomba guhita turebaho cyane tukabanza twibaza ako kabazo kwanza abantu bonzi waca karongo iyo telefone yibwe nande Xdira nuri kuvugwa ariko aravugwa n'abanyiri gutanga ubuhamya bibwe sibyo ariko se ubundi twe nk'abantu bakurikirana inkuru Xdira naho byabereye iyo telefone yibwe nande kubona round table VIP yo kunde kwita gold yari iriho nabande ese Xdira byaba ari byo byanyabyo ko rero urukwiye gutwara iyo telefone ntange yari ariyo mageze rero nge hari ukuntu nanjye nibaza ibintu byinshi nkavuga se ni kwa kundi umuntu ashobora guha akazi yabura uko akwishyura akagira kahibya yanjye buretse nkubwire nuvuga ngo iriya show yarimo abasani benshi performance yari genewe nde Iriya Deben of course. Yes, iriya Deben. Ese kukiriya tebo yariho abahanzi bangana kuriya. Abahanzi nyarwanda. Yaba ari gengo ya Deben se yaba yari. Ejo ko ari gengo. Gengo. Ko ari gengo. So impamvu rero mvuze gutya niki. Nuko abantu benshi twabonye Xdira tumutera amabuye iki ntago rukwiye kwa telefone ya Deben benshi bari mu banyarwenya bavuga ati yashaka kwibera amafoto ya Pamela mashya yasohoye. Ariko nyamara ukuri guhari nuko ngiko mbibona. Bitewe n'umubano wa Deben na Xdira hashobora kuba harimo ikintu bapfa runaka kitakabaye kiba telefone ahubwo telefone ikaba imvano yo kugira ngo bazimize ikibazo kiri hagati yabo. None se Musa kurungeye mbyumva uziko gitaramo cya Deben cyayiteguye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 no kuyambere z'ukwezi kwa 10 bikavuga ko nk'umuntu bita Xdira yamanutse ngo agiye mu bintu bijyanye no gutegura amatike y'ira concert. Yes, aribyo yari ashinzwe ngo yari yemerewe ako kazi ke ngo yagomba guhembwa 5 millions. Telefone yibwe ihagaze mu $1,400,000 ni iPhone 14 Pro Max. Yes. Waba urinjiji waba ufite ikiraka boss agufitiye amafaranga $5,000,000
ukajya kumwiba ikintu kitageze no ku mushahara wo guhemba. Ikigaragara cyo tuvuga ukuri tugusase. The Ben yaramaze kubona ko igitaramo cyamaze gushya. Aravuga ati uyu musore hari imishinga twapanze mbere niyo agomba kumenya ngo hari injira harasohoka ya amatike yinjiriwe naya ngaya. Agezemo aravuga ati ibintu ntibirushoboke. Avuga ati telefone uko biri kose yaba impamvu nziza yatuma bigira gute bigenda muri ubu buryo. Ariko se ko itiberi y'abantu benshi ko rigende kuvuga buri kanya. Kuki aba ex dira ko ari waba intandaro ariko ari watwaye telefone. Kubera ko bafite amafaranga nyine batari buyamuhembe. Nese ntago byumva. Ariko se reka nkubaza. Nje mfite idaramo ngomba kwishyurwamo miliyoni 5. Sibyo? Miliyoni 5 nzo ngomba kwishyurwa. Gutinya gutwara telefone yagaze miliyoni 1,100,000. Sibyo? Nkasiga miliyoni 5 mu gitaramo cyanjye. Ex dira igeze aho igitaramo aragenda. Ariko nanone hari akantu Peter we yahuza bimbwiraho gatoya ariko umbwira ngo hari ukuntu bira bintu ngo biri mu muntu bita Harmonize. Gwashobora ko yarashoyemo amafaranga ari izo miliyoni 5 kugira ngo nubwo iyo telefone ngo ishobora kuba iguza amafaranga makeya ngo yagomba kugeza kuri ngo kuri Bruce Melody ngo igakomeza ya kuri Harmonize ngo akaza kumenya amabanga ya Diamond kubera ko Diamond ari 10 na The Ben. Ngo harimo amafaranga ari izo miliyoni 5. Ngo Peter aza kubidusobanura ko numvisha abimbwira inyuma ya kamera ngiyo atubwire ko ibintu bimeze. Uyu mubano wa Diamond Platinum na King wowe kunze kwita ngo numwami wa dance hari bita ni Simba Diamond Platinum cyangwa se Simba. Simba ariko si mubano y'abahungu uhurira gutya. Ariko nanone arakantu ngenda ntari gusobanukirwa neza. Kwira telefone imaze kwibwa ko Harmonize ejo ngira ngo ni ku munsi w'ejo yatangaje ko agiye kwiyunga na Diamond. Ubundi ibyo bintu biri guhurira yeye umusaza uzi n'igihe bashwaniye. Umwana sinibaza ko arahona hure na The Ben na nuza na Bruce Melody. Sibyo? Ukuri guhari ni kumwe. Sibyo? Kwibwa kwa telefone nge simbona ko ari imvano y'umubano wa The Ben na Bruce Melody. Ahubwo maze kubona ko iyi telefone ari kisobanura hagati ya The Ben next dealer. Ibyo ngibyo ubuze kuza kubidusobanurira. Wenda sharinga kamikoro kuri Peter. Ako kantu nawe use nkawo ugira nyine ugira kuntu nyine ukamentioninga ubwiza ukuri abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba MP official. Ibyo bintu bya Diamond na ntuza na Harmonize ni gute wabifasha ukabyinjiza mwino deal ya The Ben na ntuza na Bruce Melody iriya dega yabayeho. Harimo ibintu birebire cyane. Harimo beef ndende ugiye ugacukumbura ukinjira. Biba bintu byagiyemo n'abantu benshi cyane. Hari umutipe wahaye amakuru Inyarwanda yitangiye ubuhamya atanga no muri ribu avuga ko iyo telefone ngo iyo telefone yibwe yari yatumijweho ngo buriya ngo yibwe ikaza ngo hari ukuntu ngo ari kwishyurwa ngo miliyoni 5 ngo iyo telefone ubwayo yari ihagaze ngo miliyoni 5. Uwo muntu yatanze amakuru avuga ko iyo telefone ngo we yagiriye inama yari kubishinja Exdira nyine avuga ko Exdira ari we nyine wayibye. Ni pirato se? Nyine ni pirato wabivugaga. Na makuru yatanze. Yari pirato wabambye sakare kurabara niwe uri gutanga ubuhamya. Yagiye nk'umutanga buhamya. Wamwita nkuko nguko. Yagiye nk'umutanga buhamya. Nako yitwa ariko pirato rubundi. Yego ni pira. Uwo muntu watanze ubuhamya we icyo gihe yari ari. We yabutanze kuko nk'umuntu waje nyine ugenza cyabwitabaje kugira ngo ahabwe atanga amakuru abasha kugera ku muntu w'umunyabyaha. Yavuze ko ngo iyo telefone ngo yari guhemberwa ngo miliyoni 5 we ngo yagiriye Exdira inama ngo yuko ngo iyo telefone ngo yakagombye ngo kuba ngo yakagombye kuba yikwishyurwa ngo amakuru yarimo ngo yagombye kwishyurwa miliyoni 50 ngo yagombye kuvuga ko ngo Exdira ngo atagomba kuyiba ngo adahaye byibura miliyoni 50. Ayo makuru arahari. Ayo makuru yabaye n'umutanga buhamya yatanze sinjye ubivuze bwa mbere birahari. Ubundi iyi telefone ya The Ben yamaze kuba impamvu irenze imwe yatuma amazina y'abantu runaka ashobora gushyirwa hasi. Sibyo? Ubundi iyi telefone ya The Ben ibitsemo iki ko twumva abantu bari gutanga ubuhamya reka mbabwire. Abantu bari gutanga ubuhamya bavuga bati iyi telefone ya The Ben Exdira yatwaye uri kubyumva ati bamwe batera amafoto y'unaka y'umufasha ati wa The Ben ibintu nk'ibyo abandi bata amakuru ya Diamond na Harmonize. Ubundi The Ben yabafite ikintu agambana kuri Bruce Melody hagati ya we na Diamond na Konde Boy. Uzi ko nyine urabona ngo umuntu wita Konde Boy na noza na Bruce Melody bari patana rogi. I see. Noneho ngo Diamond na The Ben nabo bari gutya.
bivuze ngo uramutse ubonye phone ya The Ben ushobora kumenya ibyo aganira na Diamond. Fata mikrofone ako kari karimo babivuga ko ayo makimbirane yaje kugira ngo umwe abashe gushyira undi hasi. Amakimbirane ahera muri Tanzania ya hagati ya Diamond na Konde Boy. Bavuga ko ngo umwe kubera ko ngo namara umwe yiyita umwami wa Tanzania, umwami wa muzika ya Tanzania, undi akiyita umwami wa muzika wa Tanzania. Noneho amakimbirane yarenze Tanzania aza mu Rwanda. Bavuga ko no babami ubwo niba Konde Boy ari umwami Bruce Melody aza kutuba igikomangoma aho ngaho. Abigikomangoma. Ubwo The Ben ashobora kuba igikomangoma mu gihe Diamond yaba ari umwami. Ariko Diamond ni umwami. No nabwo bagashaka ko bazana none umwami mu Rwanda. Umwe nabo umwami mu Rwanda ari undi n'umwami muri Tanzania. Ubwo urumva nyine umwe ni uzaba ari hejuru. Ariko none nuza mu Rwanda wasanga Bruce Melody arenze The Ben. Bivuze ngo Harmonize ashobora kuba afite izina rikaze cyane kurusha Diamond hano mu Rwanda. Ariko sinzi ikintu wagenda bavuga ko Bruce Melody arenze The Ben. Aramurenze kuko nigiye binjire muri ibyo nigiye binjiye muri muzika, nigiye muri muzika kiratandukanye. Tugendeye ku gihe The Ben yinjiye mbere. Ese kugenda mbere ko wahaye byiza. The Ben yinjiye mbere. Tugendeye icyo kintu sinzi hano mwagenda muvuga ko The Ben atari umwami wa muzika. Wabigenderaho kuba umwami ntago bisaba mani kwa ngo araje kera urumva uko hari umupeta zakaguzitura kaneje vuba ukibura ikintu tujya tugenda akenshi abantu ikindi kintu abantu benshi babigenderaho bagenda bavuga ngo umwe ngo nuko ngo yibera muri Amerika ngo ntahimba indirimbo ngo icyo ntago aricyo kivuga ko ari hasi arakubituriye uriya yabaye mu diaspora akora ibitaramo muri Amerika twirwa tubyumva ndakeka ko nawe Bosco ubyumva niyo utabyumvise uranabibona kuri social media. Ibyo ngibyo ndabibona ndi n'umukunzi wa muzika by'umwihariko. Aragura Barabas yagahita bishyira kuri social media. Undi ibyo yaguze biba bituje biri aho ngaho ntawe ubazi ngo ni ibi ngibi. Sinzi ikintu wagendera uvuga gutyo. Ikintu avuze kivuga ngo The Ben umwami wa muzika inaha, ariko se abanyarwanda niko tubibona. Oya The Ben yaranazimye umwami watoye wagize washaje. Nuvuga ngo ni umwami wamamajwe ariko si umwami ukora. Kandi twemera umwami ufite ibikorwa, buri umwami ufite ibikorwa kera twemera ko umwami ufite ibikorwa yaguraga igihugu, yateraga imbago, sibyo? Niba The Ben ashobora kwagura nako Bruce Melody ashobora kwagura akavuga ngo noneho mvuye muri kwa Piano de Grooveman nje muri 150%. Uyu munsi ari gukora n'uwo bita Shaggy, sibyo? Uyu munsi no ku munsi w'ejo njya wagiye muri Amerika ngo concert ngo nabanika Minaj. Ibyo vuga ngo The Ben gutegura ibitaramo hanze, nta gitaramo The Ben arega arategura hanze, arategurirwa. Nawa naba wenda ariko yatorotse ariko. Yatorotse ate? Ariko menye hari na interview The Ben yatanze. Shaka kuvuga kwira Bruce Melody ya beef yore hagati ye na Bruce Melody. Ariko yari yanatinye no kubamubonye atinya tese. Watinye ugasubiza. Ahubwo wagira amagambo makeya gakeya. Ntabwo ajya avuga uriya Banyarwanda. Uriya mwumvise interview ya Taiga wacu. Bana irebye. Ya Taiga wacu. Ana Taiga nawe. Sibyo? Katubyemere ko ari Taiga wacu. Ibintu mwe munyije mwinyura bwenge. Sibyo? Tureke ibyisesengura ry'abanyamakuru. Namwe muri abanyarwanda baza kutubwira muri comment, sibyo? Mwinyura bwenge. The Ben ibintu yasubije Bruce Melody buriya bihwanye n'icyo nuza Bruce Melody ya mentioningaga. Oya. Bruce Melody n'umuhanzi nyarwanda, sibyo? Muri entertainment kandi mikubwire muri ubu buryo. Waravuze ngo yagendera kuki? Muri ubuhanzi muri ubu buryo. Bruce Melody n'umuhanzi mu ruhando mpuza mahanga. Kuyu munsi tumaze kubona collabos nyinshi abastari bari hanze. Ko nagakiri umunyarwanda uri hano hasi gusa hano mu Rwanda gusa. Yego. The Ben ni umuhanzi mpuzamahanga ariko w'umunyarwanda. Bombi ni abanyarwanda muri entertainment. Barakora bombi turabibona, biragaragara. Sibyo? Ubwo ntabwo twirengagije ya telefone turacyayiriho kugira ngo noneho turebe ngo umuzi n'umuzingo w'ibi bintu ubundi uri gushingira kuki. Sibyo? Nuko impamvu ze kuri iyo telefone nayo twayigarukaho nuko mu bintu byavuzwe nuko muri ya concert harimo ngo ni foto ya Bruce Melody. Ngo yajyanywe n'uwo itafata amavuta. Noneho ibyo bigahurirana na ya telefone n'ubundi turaza kubihuza byose muraza kubyumva mu Rwanda muratubwira. Mwabivuze kuri The Ben bavuze ngo n'umwami mu muziki ntawe ari we. Nta cyaratwereka kuko ntago ategurira abanyarwanda ngo tubibone ko yateguye. Reka byaramunaniye no kwirwa ari ticket ya Canada cyangwa se USA. Uyu munsi abanyarwanda bari bubonera bari muri Canada. Sibyo? Uyu munsi abanyarwanda nibo bari mu Canada kandi uregeranyije ijanisha ry'abanyarwanda muri Canada bari mu Rwanda baratandukanye. Ni bake cyane, ni bake cyane. Rero kuvuga ngo Bruce Melody and The Ben officially biragaragara. Collabos zirasohoka urebe no ku ma views indirimbo zabo. Usibye wayi
yafatiranye nuko nabwo uploadinzwe na Diamond yes ntabwo ari ya The Ben ko biri uploading tureba ngo nyine igihangano ni uploading platform ihagazeho niyo ikugaragaza platform ni ngo platform yacuruje ni ya Diamond Platinum ubwo rero uyu munsi kumbwira ngo The Ben ni umuhanzi urenze uyu munsi Bruce Melody ko ndimo muri 1 week cyangwa 7 days bagafite 1.5 gusumbwira gute ko The Ben wenda ikintu wenda ntuza The Ben yaba yuririraho yarakoze wenda da ariko ngo byaramunaniye ariko nawe yarahombye ni nkuvuga ngo ariko n'umuhanzi nawe mpuzamahanga kuko abo kisere uvuga nawe n'umuhanzi mpuzamahanga ashaje ati Yesu oheruka indirimbo ya The Ben ko kugeza ukuri The Ben yatuje kubera iriya ntuza y'ubukwe bwe yagenjeje gake ko ari kwakira mu uko bwakubuza kuririmba man none se Bruce Melody we buri he Bruce Melody ahangayikishijwe n'iki Bruce Melody arakora nyine niki kimuhangayikishije gukora niki kimuhangayikishije urugo rwa The Ben ruhuriye n'umuziki dukeneye uyu munsi oya naho ariko tugende afite ikimuhanga buriya ubukwe hari ikintu umuziki hari ahantu wawusanisha n'ubuzima busanzwe muri rusange nese azareke umuziki ugufasha kugira ngo ubuzima bwawe nabwo muri rusange busanzwe muri rusange bugende neza nabwo ubwiteho nese uzakora umuziki gusa ugutware gutyo gusa ibindi byo kurane ntubikurikirane bareka nkubwire uretse gato nkubwire hari itemeranya uyu muziki ajya kuwuzamo yawuzemo atazi ko azahura na Pamela siko bimeze na Pamela ntabwo azi ko azahura na Pamela nawe ajya kuba Miss itwirengagiza nawe afite izina nawe ajya kuba Miss cyangwa se ajya kwinjira muri Miss Rwanda ntabwo azi ko azahura na The Ben cyane ko nta performance imwe The Ben yigeze performing muri Miss Rwanda ntayo performingamo ba Iyibwa Lavine Rest in Paradise that guy nyine aduhaye ibintu byiza mu gihe yari ahari sibyo n'abasenore n'abandi turababona sibyo ese The Ben ntiyari umuhanzi nyarwanda sibyo yari umuhanzi icyo gihe yabaga muri Amerika cyane no ko ari muri Amerika reka nkubwire none se uyu munsi none se ko yabaga muri Amerika yarabujwe n'iki imbere kuzakora ibitaramo umunsi guma superstar The Ben wegeze umubonamo ahubwo ngiye n'uyu munsi siniyumvisha uburyo yaje gutumirwa muri East Africa yari umuhanzi mpuzamahanga yabaga muri Amerika no none se tuvuge ko The Ben yakabaye igihe primus guma ikiri kuba iri kuba icyo gihe cyagiye ntago The Ben yari umuhanzi mubi kurya atari guhamagarwa muri primus ahubwo akabibaza kuki atahamagawe ntago nese yakabaye mubi na Medida wenda reka oya dore impamvu mvuze iki kintu rata impamvu mvuze ikintu nuko abantu benshi bakunda kwitwaza ngo impamvu The Ben atari gukora ngo nuko ngo ari kumwe na Pamela ese ko yagiye muri concert kumwe nawe ntiyayitabiriye ubundi akayikora ahubwo bure yaragiye ku mayikona n'uyu munsi ntanabyumva none se niba yanagiye ko ataraje kuririmba uri na telefone bayitwaye bate nicyo kibazo nyine ndi kuvuga niba umugabo ahagurutse rero Pamela yiba impamvu ivuga ngo The Ben ntari gukora umwana w'abandi yaje mu rukundo aje gushaka umugabo yashatse umuhanzi ubwo rero abantu mwivuga ngo The Ben ngo impamvu atari gukora ngo yitwaje ngo Pamela ngo Pamela ngo urabona ngo no Pamela yaje gushaka umugabo ategereje ubukwe ahubwo kuki bari kubutinza bakamuzana muri telefone ngo zagiye ibyo nagishobora kuba gubutinda ngo bishobora kuba ngo ari ikibazo cy'amafaranga y'amikoro atari meza niko njya mbyumva ngo iyo Range Rover sigatangwa Range Rover yes tutamumbwirira ibya Range Rover bimumbwirira ibyo bya Range Rover byo tube tubiretse ako ngako ko wo kugashyiramo Peter nta nubwo yemera ko iyo Range Rover ngo yatanzwe iyo ariko The Ben ntabwo yageze yitangaza ntabwo yitangaje no kwifotoza ahubwo abantu nibo bagiye babishyiraho ngo The Ben yayifotojeho na Pamela barifotoranyije hoya kuko bari bambaye imyenda y'imyeru yambaye imyenda y'imyeru n'undi yambaye imyenda y'imyeru ya Range Rover ntabwo The Ben yageze ajya mu itangazamakuru nk'uko asanzwe abikora agenda avuga ngo natanze Range Rover ajya bitangaza usibye iriya twamufatiranye ruhuhu tukamubaza ku kintu nawe akumva ko cyamukuriye reka nkubwire kuba The Ben yarasubije nuko cyamukubye ahantu uri kubyumva Bruce Melody yakubise mu gihuru none ikintu mukundira umuhungu wanjye rwose ariko ushobora kuba umufana uramufana kuri kuragaragara kuraboneka ese ubu abantu bari kureba bari kudukurikira kuri MPO nabo bari kubona ko nk'ibyo uvuga Bruce Melody urenze The Ben bari buze kuza kutubwira ahubwo barabibona reka twe dukore operation yatuzanya ahangaha urumva ko tugiye mu bya The Ben n'uza Bruce Melody twasara ahubwo turagira ngo twegwe tugire icyo tuvuga kuri Exdira iriya telefone mubona yarayitwaye mukurikije operation y'ukuntu ibintu byagenze tugendeye ku bintu byatangajwe tugiye kugenda akantu ku kandi kuko buri nkiko z'u Rwanda ziri mu bantu bashyira ku murongo ibintu mbega zikorera ku murongo neza
ntago zagiye kumusohora kuriya buri umuntu iyo abashe kuba yarayibye yagombye kuba agifunze uko yanatoroka nonese uzi ko extra yasohotse gutyo gusa buretse agaciro wemera ko banza umve Bosco agaciro ntago ari telefone agaciro ni ibyari muri telefone rega wowe rukuvuga ngo inkiko z'u Rwanda ngo zasohoye niba bibaza ko telefone yagombye ngo guhagara miliyoni 5 ubwayo turabizi iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Max iri ihagaze miliyoni 1,400 iyo bavuga ko ari bwishyurwe miliyoni 5 iyo urumva deja tayari yamaze kurenga agaciro kayo nubwo ajya muri Amerika ibyo ngibyo turabyumva ahubwo no izo miliyoni 5 kubera icyo umuntu wayishakaga telefone ya Deben na Pamela kuki yayishakaga ashaka gutanga izo miliyoni 5 kandi phone ihagaze miliyoni 1,400 ni ikihe kintu cyari kiri inside muri ya telefone ubundi kwanza ubundi diro ya nyayo iri hagati ya Muyoboke nuri ya manager wa Bruce Melody diro nuza Coach Gayeri zakinwa ahantu kuko bavuga ko Coach Gayeri ngo nizo miliyoni 5 wari kuzishyura ibyo ni ubuhamya bwatanzwe ubundi nyirizina sibyo Deben aji Burundi yari afite bounce ugomba kumurinda ese bounce irinda telefone no abantu bazi entertainment barabizi neza bounce niba ngende ifite n'umuhanzi ifite bounce ari kundinda ashinzwe umutekano w'ibyanjye nabo turi na polisi cyishinzwe mu Rwanda umutekano wese wowe urandinda no ngende bounce nishuwe ngomba kurinda umuntu undi telefone akabe ifatwa nande ni bounce yes ahabwa icyo kibazo kakaza ngo telefone yavuye mu biganza bya bounce akakanya niba ushinzwe umutekano wenda umukuru w'igihugu n'urugero yes umuntu akamwegera akamukora akamurya urwara ubundi kosa n'uwamukozeho cyangwa n'umurinzi habwa ikibazo n'umurinzi w'umutekano abo wabonsa ikigutangaza nta nubwo bari kubazwa nabo ni ikibazo banza umvantu we bishingiye menya niba bonsa niba bagiye kuri table ntago bonsa iza kwicara muri table uri kubyumva ibiri ku mpande aruba hafi aho ngaho ibiri ku mpande ariko aruba hafi aho ngaho telefone kuri tebo bari bicayeho niho yakuwe none se Peter niba arebye ira concert ntago wabonye umubonsa wazamutse hari umufana wazamutse afata mikrofone urumva sinzi ibintu agiye kubwira abafana noneho umubonsa araza amwigizayo Deben avuga ati mureke umufana wanjye agira ibyo amubwira uwo mubonsa yaravuye hehe nivuga ko umubonsa yari hanze y'igitaramo hari indani baba hari bahari wenda ntiyananywa ariko bahari nibuzi nawe ibintu bijyanye no gucunga umutekano bounce yawe cyangwa se undi ushinzwe gucunga umutekano w'umuntu runaka sinshaka kuvuga zaba inzego z'umutekano cyangwa araza abari ku ruhande rwawe ntago abakwegereye neza uri kubyumva abari hafi aho ngaho nishatse kuvuga ko twebwe ko twicaye gutya kuri table umwe muri twebwe ashobora kuza akakwiba ikintu ufite umurinzi wakwiba ubanze wumve wayikwiba ntago yanyura ku ruhande Kagara ahubwo aho wabivuga harimo agatsiko Kagara ariko ukaza guhera hehe ku mutekano nubango icyatumye bamuhora suka rubanda bigufi ahubwo zira 5 miliyoni babuze uko bazimuhemba bamuhimbira ibyaha baya agaciro telefone yari ihagaze bayivuga ko ngo yari agaciro kamiliyoni 5 bakongera bavuga ngo yari kugomba kuba yishije miliyoni 50 urumva ako gaciro deja ku gatayare urumva nawe ntago ari kwemera kujya kuyifata itari hejuru y'agaciro kawe yari guhembwa impamvu numva nge ko ari agaherere sibyo ushinjwa ko ibyo telefone ya Deben ushinjwa cyangwa se ukekwa merci beaucoup niyo mpamvu buri ya RIB yavuze tereka tubikurikirane nuko nyine Rwanda Investigation Board nabagenza cyane nabo ntago babona ko byo bidasobanutse bakeneye ukuri kw'Imana bagira ngo noneho bamenye ngo ni biki kandi baracyabiterereza byumva rero mu ruhande rwanjye pereza ryo gukorwa ryakorwa neza ku mpamvu ryakozwe neza no kwimunsi umuhungu ari hanze ariko baracyamukurikirana gake aracyakurikirana ngo ntabwo araburana mu mizi cyo nibaza muri uru rubanza rw'iyi telefone sibyo ese umuhungu ni urimo wenyine oya ntabwo ari we arimo wenyine gusa abarimo connection yabara agahero dore impamvu ni umusa burera ari amasaha ntabwo harimo amakameramani agiza agomba gukontorora CCTV kamera zakabaye ziba zihari n'amafone hari n'abantu benshi bari gukameramani ku buryo ushaka uretse n'ibyo niba umuhungu yaraje mu gitaramo ashinzwe kumenya ngo tike zakaswe nizihe hinji wangahe agabwa izo 5 million ese uwo muntu yarakwiye kwicara kuri round table cyangwa yakaba yarimo arakurikirana ibikorwa bimwe agomba kuba gukurikirana amatiketi ese iyo telefone ifite amaguru yamusanze agomba gukurikirana kwa kantu kanuza k'amatike rero sasa uriya mutipe ngo afite ukuntu ngo ashobora kuba yarafashe amatike yarangiza akishyura amafaranga ye
amatike akayabika none akaza kuza ni nk'uvana no iri kujyana i Muhanga ari 1050 none ngo ukata amatike w'indani agafata iyi modoka saa 12 amatike yose akayafata akayishyura umukire akabona amafaranga ye none wa mugenzi uri buze kuza yihuta akahitamo yatika wenda akamuha +5 urumva no gukora business inside ya business none se ubwigitaramo kabarira ko cyahombye gite kandi cyarishiwe cyose ibyo bintu ntago bisobanura wavuga ko igitaramo cyahombye kinjije gutara abantu binjiriye ubuntu harimo abantu binjiriye ubuntu binjiriye ubuntu ariko nanone aho hano nyine ari kiriya gitaramo cyagiyemo abantu bashaka inyungu zabo ku giti cyabo bashaka kwinjiza amafaranga bitaga tubutse bashaka kukiberamo amafaranga kukironya amafaranga y'izamirenge no hajemo iyo diro yinjiyemo umuntu bita Muyoboke yinjiramo umuntu uriya Coach Gael ibyo byose Coach Gael arimo Coach Gael niwe bavuga ko ngo uri kwishyura amafaranga y'iyo telefone kugira ngo imugereho ko ngo amakuru yarimo niyo yashaka kugura niyo kugura $5,000,000 amaruru rubanza rimo abantu benshi none se ibyo byanuza kurumva ko ngo wari ubiri inyuma ngo ari nuza ngo ari nuza Konde Boy wo muri Tanzania bashaka information za Diamond ibyo ngibyo byabayeho nayo makimbirana arimo ko ni beef zo muri Tanzania zikaziga kubita mu Rwanda zikaza zigakubita no kuba manager bose zikabakumanya imitwe umwe agashaka kuba superstar hejuru y'undi kurengera inyungu z'undi Konde Boy yashaka kurengera inyungu za Bruce Melody muri Tanzania na Diamond agashaka kurengera iza The Ben muri Tanzania ibintu nk'ibyo umwe ashaka muri kutureba Konde Boy afite imishinga ingana cyangwa se project zingana iki kugerengera denuza Bruce Melody mu mishinga yo mu Rwanda si nanjye abantu siramenya buriya erega banza wumve buri wese telefone kwibwa kwayo sibyo kwibwa kwayo ntabwo target yari The Ben cyangwa se Konde Boy tubwizanye kuri guhari hari umubano uri hagati ya The Ben sibyo n'ushinjwa kwibye telefone ibyo rero barebe ngo noneho The Ben ubundi n'uyu musore mbere byari bihagaze miti mbere y'iki gitaramo ese mu gitaramo byari bihagaze bite mbere yuko hazamo Konde Boy Harmonize uyu munsi zina Konde Boy afite ntago ari umuntu wo kuza kurwanirira Bruce ahubwo Bruce Melody yagombye ko akora ibishoboka byose kugira ngo umukire amwemere none se ubundi umukire ni urwana urugamba rw'umukire cyangwa umukene yikundisha none se Konde Boy ni management ari muri team management y'igitangaza nanjye ndi ku ruhande rwawe ntago numva ikintu cyatuma Konde Boy ashaka ivanga mu kibazo cya The Ben na Bruce banza wumve Konde Boy we ahanganye ubwe na Diamond ibyo ni ibintu bizwi ariko ku munsi w'ejo ngo Konde Boy yavuze ko yiteguye kugira gute kwiyunga na Diamond icyo bapfuye ngo ise wa Konde Boy yazaga muri studio baza kuvuga ngo ni umurozi none ngo ibyo ngo byabaje Konde Boy ahitamo kuvamo hariya muri Wasafi kuvamo bitera ko ngo basuzurwa ngo papa baramusuzurwa byatari ikintu navuga kuri Konde Boy na Diamond Platinum sibyo abantu tubyumvikane neza ntabwo icyo ni ikibazo kimwe muri ibyo bibazo sibyo ni ikibazo kimwe muri ibyo bibazo bavuga ariko kuri kuba ubundi ikibazo hano cyatangiriye mbere na mbere abantu bibuka indirimbo ya Konde Boy na Burna Boy na Diamond Platinum muribuka ndayibuka iriya ndirimbo ntabwo yari collabo ya Konde Boy Diamond na Platinum never iriya collabo yari ya Harmonize na Burna Boy ubwabo ariko kuko Diamond yari CEO wa Wasafi Record yese yivangamo aza harimo bari mastering indirimbo ya Konde Boy na Burna Boy kandi Burna Boy ntakozanyaho na Diamond ahitamo gushyiramo igitero ko yumvaga indirimbo iryoshye kandi ari hit kandi irimo n'umusuperstar ukaze kandi umusuperstar ariko yitwaza ko ayoboye Harmonize atamuvuguruza kandi Harmonize wakoze iyo deal yes kugira ngo mutipavemo ku mubyibuke neza igihe Burna Boy za convention center aho yari yaraye azana ikamba murabyibuka video mwarazibonye azana ikamba aje kwingiga Burna Boy ambwiye ati mbabarira kuba indirimbo yarasohotse harimo umukuru wa Rebondimo samakosa yanjye ahubwo nasanze byabaye ku itegeko rya producer ndetse n'umuyobozi wa Rebo aho ni ikibazo cyatangire cya Konde Boy na Harmonize tugiko n'umwanditsi mwiza murabyibuka neza ubundi muri Wasafi Record Harmonize no bita Raven nabanditsi beza ariko Harmonize uburyo yaje muri Wasafi byatumaga hari uburyo bamufata bumeze nk'ubuciriritse kubera ko yaje n'umuntu yaje afashijwe avuye hasi ako Raven tuza amateka yabo baturutse mu miryango isa nkaho yafatitse bana n'urwego bagezeho ikibazo cyavuye rero kuvuga ngo Diamond cyatanye na Konde Boy ngo gituka kuri The Ben
featuring abantu bakoze ntago zibyara beef hagati y'abantu n'abantu. Nka bya bindi bya Majide Black na Nuza na Bruce Melody muri Super Level. Bavuga yuko ngo nyine ngo babafata nabi cyane bakavamo batangije contract. Ibyo bintu rero aho ni bavuye ikibazo. Bivuga ko Burna Boy abwira Harmonize aramubwira ati indirimbo irasabwa ko Diamond asibamo verse ye. Harmonize amubwira ati mbabarira n'umuyobozi wanjye nta kindi nakora usibye amahitamo yo kwemera ngatuza. Burna Boy nk'umuhanzi wumva undi muhanzi ukizamuka aramufasha aramwemerera. Wabyumvise ikibazo cyavuye. Ariko urumva ko Burna Boy yababariye Harmonize ariko Harmonize ntabariye Diamond ko yaramuhemukiye. Yitwaje icyari cyo. Wacyumvise? Kabisa. Ari naho twumva amakuru ava hanze avuga ko hari aba supporter cyangwa se muri Nigeria babizi ko abantu supporting umuziki cyane kurusha mu Rwanda. Hari mpamvu umunsi ubona umuziki wa Nigeria boostinga cyane kurusha mu Rwanda. Entertainment yagutse, itangazamakuru rikurikirwa cyane. Icya kabiri abatera nkunga mu muziki. Uyu munsi abanyarwanda turakora umuziki ariko kugira ngo wumve ngo Bruce Melody ni runaka yakoze umuziki wo gukorera abanyarwanda ukumbwe umva kubw'inyungu ze. Cyangwa se tukaza kugira ngo twunguke cyane twungukira muri uwo muntu. Ariko si uwo muntu ibyo yashoye uri kubona imbaraga afite. Niyo mpamvu Niger uyu munsi harimo umuziki uremera. Icyo navuga rero kuri Konde Boy na Diamond. Umubano wabo nta hantu hure no kwibwa telefone wa The Ben cyangwa se Bruce Melody. Tubishyire ku ruhande. Ahubwo The Ben afitanye ibyo bazo no washinja no bakeka ko ibyo telefone ye. Sibyo? Ese Bruce Melody agahuzwa gute n'icyo kibazo cyo kwibwa telefone kwa Nuza kwa The Ben? Ngiye kuri akuru ngiye mbyumva musaza sinzi wenda niba wenda na Peter ari buze kuza kutwunganira. Ngiye mbona zira 5 million bashobora kuba batarazibonye muri cya gitaramo. Ntabwo bazibonye. Birashobora ko wenda ushobora gukora umushinga ukawigira umukire. Uba ati shora hangaha turakuramo miliyoni 40 uzaba miliyoni 5. None mwagira mu mushinga bigafeiringa kandi ukatangira kwishyuza. Bakati baguhindura nyine icyaha bati kugira ngo haburizwemo ikibazo cyawe. Ngiye kuko ntago ariko mbibona kuko ntago ariko wafata igitaramo ngo ufate umuntu uri bukoreshemo umwemere kumuhemba miliyoni 5 deja tayari ntago ugomba kumuhemba muyo wakoreye. Ariko muri tike yarangaye Imana tike kwinjira yarangaye tike y'amafaranga make yari inote y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda by'amarundi mu marundi itike niyo tike y'amafaranga make none hari kwinjirana itike y'abantu 8 ubwo ni table yari ibihumbi yari miliyoni ndumva ari miliyoni y'amarundi yageraga no muri miliyoni ibihumbi 500 mu bihumbi 500 by'amarundi. Ayo mafaranga ntago we wafata umuntu uri buze wamuhayemo akazi ngo uteganye kumuhemba muri bwinjize kuko uteganya ko niba ugiye gukora uri buferinge cyangwa uri buyabone cyangwa ukayabura uko uba washoye. Ariko ntago ufeirinze wamuhaye akazi ntago ibyo bindebo ugomba kunyishyura. Ntago ugomba guhembwa niyo mpamvu utafata umuntu ngo uvuge ngo uramuhemba muyo wakoreye. Oya witubwira ngo unesereka nkubaze. Yo hateguye igitaramo sibyo hateguye igitaramo hari amafaranga ugomba kwinjiza hari nayo ugomba gushora byange bikunde kimwe cya kabiri cyayo ushora nayo ugomba kwinjiza bijya kungana sibyo niwe ari guhembwa miliyoni 5 uko biri kose yaje amaze guhabwa miliyoni 2 cyangwa se miliyoni 2 avance ariko izindi 2 nizagomba kuvayo si mukwinjiza ku igitaramo ntabwo wambwira uburyo ngiye gutegura nkabanza kugira ngo nguhereze inyungu z'ibyo ntari ninduguka nanjye gutesa nuko twireba izina rya The Ben gutwibagirwa umuhungu muri akazera agomba gukora naka. Ubundi The Ben we nyiri bira bintu cyangwa n'ibyari byamuyoboke ubundi. Bya bintu. Ko ubundi hari igitaramo cya mbere cyari kuba ku itariki 30 The Ben yari kugiperformingamo ntago cyari icye. Yari gusanga nka manager ateguye igitaramo we akishyura umuhanzi akaza karirimba no ukaza kwishyuriza ukunguka cyangwa ugashya. Ubundi muyoboke yarafite iherore muri biriya bintu ko tuzi ko ari manager w'abahanzi. Yari muyoboke ntago wamenye iki cya gitaramo muyoboke yaranarimo. Nose ko bavuga ko muyoboke ngo Exdira yakubiswe n'urushyi. Ayo makuru yo ntayo mufite. Ayo makuru nyine ngo Exdira yakubiswe n'urushyi. Bavuga ko yarukubiswe urwo rushyi yarukubiswe na muyoboke bavuye biturutse ngo uko ngo Exdira ngo hari amafaranga ngo hari amatike ngo yishyuzaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko niko gukubitwa urwo rushyi. Ariko ejo numvise interview ya Exdira bamubajije uburyo yakubiswe urwo rushyi yarabyirenza aravuga ati ibyo bintu reka tubyihore tubishyire ku ruhande. Nawe yanze kubivuga yanze kubivuga ariko ntago yari gukubitwa gutyo gusa. Nese yakubiswe gutyo gusa yakwituye mu Burundi wenda yumve urwo rushyi yakubiswe rwakurikiranwa no mu Burundi ntago rwakuza ngo rugere mu Rwanda. Ko nihoterwa ryakore mu Burundi mu kindi gihugu ntago numva ko ihoterwa ryakore mu kindi gihugu ryaza rikagera mu kireka yahunze.
nubwo mu mponda sinoga yewe sinoga reka nkubwire ye sinagafuka imvugo rimwe ukuri nuko abanyarwanda turabivuga ngo tubibona kandi ukuri kuragaragara sibyo ex-dira yarakurikiranywe n'inkiko sibyo bona ko ari ngombwa yenda ko agira gute yitaba bitewe nuko ubona ikirego gihagaze ariko natwe uko tubona ikigaragara kirego gihagaze ex-dira nibimuhama nubwo bitaremezwa n'inkiko ariko nubundi ndagira ngo ubundi ex-dira ubundi bamufashe ubundi inyibyo ndibafashe ubundi ex-dira za gute kuri table ririho Debeni ririho Pamela ririho Austin sibyo nawe uvuga ko nawe ngo ashobora kuba yaribye telefone telefone none se nawe Austin afatanya projet na Hakonde boy kandi ngo nanko se ngo yaribwe nawe ngo yaribwe none se urumva umuntu niba byaranibwe koko wazibye yari so wari wicaye kuri iyo table none ubundi telefone itarifitwe na Pamela nk'umugore wa Debeni ubundi nawe ugombye kuba yarifite wa Debeni ajyana telefone kuri stage uyu bundi biriya bintu ngene nabyo navuze tunatangira ikibazo cyabaye umugore utaritaye ku by'umugabo asize mu gihe yaragiye gushaka ibirayi iyo telefone ibindi birarangiye bwa mbere hari amafoto yakomeje gukwirakwira nyuma y'uko telefone yibwe irimo umuntu w'umukobwa ayo mafoto yari kumwe na Pamela bamwerekana uburyo yakoze hirya yajijishije Pamela yishimye ninde wikoze ni umwana w'umukobwa ni ifoto twabonye bavuga ko ari uwo mugore ngo ni umugore wa Satibi akekwa ko niko ngiye niko nabyumvise akekwa ko ari we wibye iyo telefone hano harimo network ya hatari kandi ubizi ko Debeni agiye hariya yahuye n'uwo bita Fizo na Satibi niwe banamwakiriye Debeni avuga nzazana umugore wanjye Satibi ravati naye nzazana shushu be wanjye none kara akaboko katwaye phone kagaragaye umukobwa kagaragaye k'umugabo kagaragaye mu mashusho twarabonye tuzi wayafashe uwo ari we kagaragaye ari kurenza akaboko Pamela yishimye asa nk'arangaye ajya gukora ahantu telefone yari iri bavuga ko ari we ushobora kuba yaribye ayo makuru yabanje gutangwa bwa mbere uwo mukobwa ntago twamenye uwo ari we uwo mukobwa ni madame Satibi birangiye ahubwo ntago twamenya uburyo ki byahinduwe bikaza kuri ex-dira ngo phone ngo yavuye i Burundi urumva ngo bayizana hari Nyamirambo ni mu Gitega ni Rwezamenyo ni mu murenge wa Gitega ahantu ex-dira ngo atuye none ngo hageze ngo arayicana ngo maze kuyicana ngo rib yari kwitrackinga bahita sinyari y'umuntu ari gukoresha bati hano hantu hatuwe n'umuntu ex-dira kandi yari mu gitaramo kandi yagize gute kandi yaje kitari cyarangira ahantu rwose ahantu impamvu ex-dira bamugenza cyane bavuze ko ngo icyo gitaramo cyabaye yahisaza kandi yagomba gukurikirana icya Debeni cyari kuba ku itariki ya mbere atakigiyemo agahita yitahi akagaruka mu Rwanda babaje ex-dira impamvu yahise agaruka atarebye icyo gitaramo kandi kiri mu byamujyanye ex-dira yavuze ko yari amaze ngo gushwana na muyoboke Alex yavuze ati ngiye ntabwo gukubitwa guma mu kazi wo mu kwisobanura kwe yisobanura avuga ko atari kureba icyo gitaramo kuko ngo yari amaze gushwana na muyoboke Alex ese ubundi urwo ruki koko yakwemera guhomba gutyo kwihanira biremewe kuki muyoboke bakurikiranwa kubura umubosi biguha uburenganzira bwo kubita umupagasi wawe ibyo ntabwo byemewe ni ukuvuga ngo dore ukuntu ibintu bimeze ni ukuvuga ngo muyoboke sibyo muyoboke ibyo bintu yakaba yabibazwa uko niko kuri guhari kubera kubisa umuntu hari n'undi rega muntu wanizwe hari n'undi muntu bita ngo ni Emi nyawe ukora kuri 3D TV nayo ngo wakubiswe umunigo Nengo baramurize benda kumwica. Ariko nyamari muri cya gitaramo cyari cyaba mafia. Nyamari event reka mabwiza kuri. Yari irimo management ya ari kickbox. Yari irimo amateleviziyo, yari irimo team manager barashoye barashya. Reka mabwiza kuri. Ishinye batangiye kwitura baki. Ukuri guhari. Ariko siyo telefone, sibyo kugira ngo nyine ubure ko tari ucurangira abayetse. Reka nkubwire. Kwakireka kikaberaho ntihagire umuntu winjiramo. Hari ikintu utari kubona. Kihishe inyuma y'ibi bintu. Sibyo? Ikintu cyambere twako tureba ngo itebo iri abantu bangaye twakirebyo sibyo irabasa ni nka Satbiri bo ba Ankostini nabandi batandukanye n'umudamu we na Pamela sibyo ese ubu nishingano zo kumenya ko The Ben ibintu byo bifite umutekano zakabiziribwa nabandi nababonsa sibyo hari bonsa hari n'umudamu we bwite we n'amambo yanagiyeyo wabyumvise neza ikindi cya kabiri ese ubundi iyi bonsa ishinzwe umutekano yishyuwe ikavanwa mu Rwanda ikishyirwa itike y'indege igera Burundi ko The Ben ntatega bisi ntagatega volcano Nakora abanyarwanda benshi ntabwo yahukari kijyayo nakarwande na yahukari ntikijyayo sigaye nyibona igikondo
uri kumva icyo ndi kuvuga niki uyu mubonsa wishyuye amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 n'urugero ntabwo tuzi ngo bamushyiriyeho nayahe kubiri kose n'amafaranga afite ko The Ben ni umustar uyu twemera haragabo hari yawo kandi yishyura neza wanakwicwa rega hariya wanakwicwa bro wowe kuba yikurengera ubuzima bw'umuntu yerekeje ubundi hari boshese ubuzima bwawe ntabwo nakwirengera ubuzima bwawe ngo nirengagize ibikubyarira ubuzima bwawe uyu munsi hoya ariyo telefone ubundi ishinzwe umutekano bari telefone ya The Ben sibyo icaho transaction yenda z'amafaranga sibyo harimo wenda amakuru yewe n'umudamu we harimo relax harimo amamelody recording y'indirimbo akeneye gukora tu video reka tudusinapo ifata mu cyumba na madamu baba batagomba umuhanzi ashobora kuba ziri muri telefone we never know sibyo icyo twashaka kureba niki mbere yuko ex-dira azanwa nk'impamvu igomba kwikorezwa iyi telefone siko bimeze tubire mu buryo bwa nyabwo nk'abana b'abantu tunabire mu buryo bwa professional muri uyu muziki dukora impamvu bouncer yazanywe sibyo turi kureba ukuri ahantu kuri ni kugira ngo ari umutekano impamvu The Ben yazanye umufasha we ni kugira ngo muri ruhande icyo adashoboye gukora amushyigikire icyo atarashoboye gukora rero cyambere ni ugutoyana telefone kuri stage kuko telefone turabizi ko ivi buri imbere ya mikoro biraduhira ni kimwe abantu batari aba pro ikindi ushobora gutwarwa aho no gusibuka ikameneka ngo mufana kandi yagaruka yagomba kwisigira madamu we ahubwo madamu we niyemere ko yaranga telefone bakayiba aho ngaho hari akantu hari mwibagije ko hari igihe Pamela nawe yageze yurira kuri stage niba mutarabibonye yaramuhamagaye icyo gihe bose bajyanyeyo nta sakoshi yajyanyeyo niyo mpamvu bivuze ko iyo telefone ishobora kuba yibwe mu icyo gihe yari yazamutse nayo kuri stage kuko azamuka The Ben nawe yari kuri stage icyo gihe mubyibuke yagomba kuzamura umudamu we nese kuzamuka n'isakoshi ntabwo ari kuzamuka n'isakoshi reka nkubaze atakanza abarundi gore ko afite umudamu mwiza wahagarariye igihugu abaye mwizi ntibamuzi se ubundi Pamela icyo twavuga ni kimwe Pamela azamuye kuri stage The Ben aririmba neza umuhanzi uririmba neza it's fine ariko nitwirengagize ko habayeho uburangare mu mikorere n'imicungire y'imitungo ya The Ben uko banagiteguye cya itaramo yirumva kujya kimaka kajagari cyarimo kavuyo kundi ahantu hariya barabara nose tuve nko mu ndege haryo bita ngo first class second class na third class ni gute umbwira ngo ahantu wicaye nk'abantu nk'abariye wari buze kuza ngo akavuyo k'abantu reka turone ko bakureka tureke kureba bouncer wa The Ben gusa sibyo terwe ngo Satibi ni umustar Burundi afite iki afite bounce sibyo yenda yaramuzanye asigara kure yaho ngaho Fizo ni umustar we ni legend Burundi naravuga kubyumva dukubite Austin yenda yazamuye benshi nta wamenya wasanga nawe yazaga ati mubi cyane nako yantare arahari sibyo bounce wa The Ben arahari sibyo turebe ngo iyo table iri abantu bose bangana baryo ibuze security ntabwo security yagombye kubabura The Ben avuga ngo ndahagurutse sibyo harakantu nabonye ka Bush dejo navuga ati ntabwo nenzi ko umuhanzi ajya agira gutya ganahumeka ubwo nyine muri bwa buryo bwe bwuze mu cyuma niba The Ben nashatse kugira hari umwenge mu nzaga cumuye niba The Ben agize ngo ajye gusuhuza abafana byaringenzi kugira ngo aterure telefone agenda hari umugore we hari bouncer yakosa mwibuke ko agaciro ntabwo ari telefone nose The Ben afite iPhone 14 Pro Max ntabwo ari wenyine agaciro ni ibyawe biri muri telefone ntabwo ari telefone ushobora kubona telefone hano hari rega ari uyina n'ubona ayifite anayikoresha kandi bavuga ko icyo gihe The Ben yatanze ikirego akiri mu Burundi bakavuga ko bayibonye hano mu Gitega kabiri kanga ushobora kuba ufite umukozi umukoresha wenda ukamuhemba wenda nk'ibihumbi nka 200 ku kwezi kavuga ati none ukora amezi 5 nukora amezi 5 nzaguha miliyoni none ukabona ya miliyoni kuyirekura birakubangamiye akwishyuje ukahita ugahimba kesi none ukikoza ahantu runaka ukareba nka nyine bya bintu by'ibisambo ati ndaguha 200,000 uyu muntu ugende bumumumbikiye nese wagendera ko kibazo cye agiciceke wagendera ko The Ben nawe ari ibyo byamubaye ku buryo yarabuze miliyoni 5 nese ntiyarwaye ko amwishyura atanagikoze kitanabaye ntabwo kimwishyura ko yari yamujyanye yari umuntu uri guhera umuvandimwe reka nkubwire umuntu kwishyuza ubukwe se reka nkubwire dukomeye n'ingasire yera ashobora kuba ari umufana ukuri guhari dore twe icyo tubona weya Pierre reka nkubwire yanapfa turi imbere ya MP sibyo tubwizanye abantu ukuri tubabwiza ukuri guhari iyi telefone sibyo yo yabaye impamvu zo kuburizamo ibindi bibazo biri hagati ya The Ben n'umuvandimwe siko bimeze nta nubwo turakugira tuvuganire ukekwaho telefone ahubwo turakugira ngo turebere hamwe ngo ubundi ko kwi telefone yakabaye iryozwe uyu muhungu hoya n'abantu bose bari bashinzwe kugira ngo barebere iyi telefone y'uyu musore
cyangwa telefone yagira ngo tube ari ki trendinga twibagirwa amakosa n'amabara yakubereye muri concert cyangwa se mu gitaramo. Ahubwo iyo bintu bisa nkaho kugira ngo iyo telefone none igendeye kuri Exidira bisa nkaho naho hari ahandi kantu wakeka. Exidira ntabwo ari umuntu wari uciriritsemo hariya kurya ari kwiba iPhone 14 Pro Max. Oya afite muri kiraka cya 5 million. Oya afite mu byibuka kwa muri kiraka cya miliyoni 5. Nawe ushinzwe nawe uzi neza ngo bije iyi concert imeze gute. Niyo wari ufite umufungo wose. Nta nubwo ari ufite amafaranga make mu bantu babitabe cya gitara. Bari bicaye hari. Ahubwo yagombaga kuba amenya ngo imiryango yinjira. Turebe gute telefone kuki yaje kuri Exidira. Yajemo bayicaniye ngo hatuye baraje ngo babona sinyare uvuga ngo nyine zira phone arakunshobora kubona nk'akadomo ngo kahantiri abantu ngo bayibonye ngo reka twemere Exidira twaye telefone ninjije itari kwicanira i Burundi mu Buyanja mu Buyenzi kwijabi kurya gatanu mu Nyakabiga akaza kwicanira iruhande rw'inzu ye. Ariko se ayoboye kugenza cyabo control buri kintu cyose kishobora kuba cyahuza umuntu n'undi muntu tracking ari hejuru cyane. Ninjije ibingana iki starize amashuri ku buryo itamenya neza kwiye gucanira telefone ya iPhone hano yayikuremo iCloud. Ahubwo nyiri phone ashobora kuba yaraje akaza hafi igipangu cy'akayicana akayizi yakahita agenda. Undi muntu uri inyuma y'ibi bintu ushaka gushyiramo Exidira. Iriya telefone irimo abantu benshi uko twabivuze. Iriya telefone irimo ibintu byinshi cyane kuko irimo abantu telefone bavuga ko yagomba guhagarara agaciro ka miliyoni 5. Urumva ko atari ikintu cyoroshye. Buriya uzikuru ngewe njamenya ibintu by'amadeni sina amafaranga menshi cyane kuri The Ben kurya cyane yashakira atashake mundi buri we kuyibwa uri ahubwo Exidira we ntago ari umuntu kuko yarafite ikiraka cya miliyoni 5 urumva kirimo iPhone 14 Pro Max yari kugura cyari kugura ahubwo nyinshi cyane ahubwo yari kuyigura cyashya eshatu agaciro kari muri icyo gitaramo Exidira mbere yaho yari umuntu nta bushobozi afite yarabufite noneho bino bintu ubundi ngiye kuntu njya mbikemura bundi ngewe iyo ikibazo kivutse nkaba mbona ko byanze kunza ashobora kwa ari umuntu byisha inyuma ubundi turebe ubifitemo inyungu wabigizemo inyungu ni ubu byisha inyuma ubundi wabigizemo ubundi bibazo bikata binarangira inyungu zagarukiye inyungu ninde wagize inyungu ubwo urango muri biriya bintu ninde bigiremo inyungu ubundi niba byungukiyemo wagomba gusohora 5 miliyoni atasohoye uwo niwe wungutse ababigizemo inyungu n'abantu n'aba manager no babyungukiyemo ko diro ubundi none se ubundi bindi muri mu bintu ni ibiki abakinnyi hari erega kwi telefone kwibwa ko ariko tubirebe muri operation ngo byagenze bite sibyo umuntu agomba kwiba telefone agomba kuba yateguwe aha zicara agomba kuba hateguwe yagomba no kuza muri icyo gikorwa sibyo azwi ubundi yeka nkubwira ngewe ubundi n'umuntu wisha telefone ntago nayibisha umuntu uri kuri ya The Ben nakabenyisha nka bouncer ye cyangwa Pamela cyangwa undi muntu wa hafi ya The Ben nka Austin sibyo ntabwo telefone nayo yakabaye ibazwa Exidira wari ku muryango ashinzwe amatike n'ibindi bikorwa bitandukanye. Uzikira wamubaza ikindi cya kabiri Exidira ntiyigeze agaragara kuri iyo table. Uzikira wamubaza uramutse bata amatike nayagurisha ariko amafaranga mfite ntago ahwanye n'amatike nasohoye cyo kintu wamubaza cyonyine ko atageze agaragara kuri iyo table niba yagiye afite diro kuyitwara iyo telefone bari kuhagaragara bonsa abashinzwe gutwara iyo telefone bonsa Exidira ni umuhanzi Exidira ni umuhanzi yegora none se yarazanye playlist y'indirimbo The Ben yibagiwe yagomba kuza kuri table gukora iki none se Exidira arakumubwira ngo baziste yibagiwe indirimbo mwibutse cyangwa baziste yasigaye umuntu ufite imirimo muri icyo gitaramo umuntu ufite amatike cyangwa tujya tubiboreba mu bitaramo bikomeye cyagiye kwa amatike yaguzwe yagombye reka Exidira tumite nka organizer siko byo ko bimeze kuri igitaramo impamvu kibana kugira ngo kinjize niba rerebaga inyungu z'igitaramo se yazaga iruhande rwa The Ben kumukorera iki ahubwo reka turebe ngo turebe ngo akazi k'umutekano gashinzwe bonsa yes akamatike gashinzwe Exidira niba ikibazo cyaravutse mu mutekano reka kubaza umuntu ibintu by'ububwa ibyo adakwiye kubazwa ni gute ngewe ungira kesiye wanuza kesiye wenda wa banki runaka noneho muri ntuza muri manager wa banki akaba ari wavuka ikibazo ukaza kwibaza kashi yes none so mu manager we ashinzwe iki akazi ke bari kapfuye ninamuca muri humye niyo namuca muri humye nkangiza akazi ke ibyo ngebye ni ugomba kubibaswa nta Abanyarwanda mwereka tubabwire abahanzi bacu niba atari ikibazo cy'abahanzi ni ikibazo cy'imitegurire ya security cyangwa se umutekano w'abahanzi bacu kuba ziriya miliyoni 5 zarasohotse bagomba gusora abacunga umutekano batware n'ifoto ngo bagaragare siko bimeze tujya tubibona uyu munsi urajya kuvugisha umuhanzi runaka ukomeye urugero nk'aba Chris Brown afite bounce ku buryo Chris Brown niyo yakwibagirwa
nakirida arikoresha mu ryinyo arayifata akayishyira baranayikurugira regarema cyane abakapu rwose na serviette ya The Ben ya wone ukuvuga ngo namushwari yakuyana bawusa yengo ntiyagomba gufata telefone ye bawusa ntazi password ya telefone ye ntiduhamye neza ko umudamu wenda wa The Ben ayizi kubura reka nkubwire ubuzima bw'umudamu n'umufasha ntabwo tubizi neza twe ntabwo turubaka sibyo ariko hari ubuzima bwiharirwa buri muntu ku giti cye mbere yuko abantu bahura cyane ko uyu munsi The Ben ntaraba mu nzu imwe na Pamela usibye ko baravuye mu murenge gusurana gusa rero bivuze ngo umutekano we agomba kushinga bouncer even if Pamela anaterura telefone akishyira muri telefone ye bouncer akabazi neza ngo telefone si The Ben avuye kuri stage yayisize hano Pamela akayibika sibyo fenda ko tuvuga ibyabaye byarabaye Pamela akayibika bouncer yira The Ben akabaza bouncer ati telefone nasiza iri bouncer ambwira ngo ntabwo mbizi narindebye kuri stage gusa ariko menya niyo mpamvu kuba The Ben iyo avuye ku meza yemeza The Ben avuye nayo yifite gaciro imbere ya bouncer so noneho abasaza tugana wenda ku musozo w'iki kiganiro ngira ngo wenda tufate umwanzuro ku ruhande rwawe iyo urebye ubona kiriya kibazo cya exidera uri kwitaba inkiko ngo buri mwe mu kwezi yitaba inkiko kandi ngira ngo mu nkiko harimo ibibazo byinshi by'imanza zagiye zidindira bitewe n'uko hari imanza mu by'ukuri zigenda zijya mu nkiko zitakagombye kuba zijya mu nkiko zagombye kuba zikemurirwa nyine mu nzego z'ibanze abantu bakadiringa ibintu bakabyuzuza kuko ngo uyu munsi hashobora kuba hari umuntu ufite ikibazo kiri seriye urubanza rwe rwabuze aho runyura bitewe n'uko rwa exidera nese ubwo ni rwaba rwarazamutse kuko umuntu afite izina rikomeye cyangwa se rwawe kwandi rwawe kiro kibazo urakibona gute mu gihe cy'amasegonda nka 30 tugana ku musozo uko mbona iki kibazo icya mbere nivuge ku mpamvu ebyiri hari uko mbona ikibazo cyakabaye gikemurwa hari nuko mbona ikibazo cyakabaye cyaranakemuwe mbere bitewe bigerera n'inaha ngaha kuko exidera tubizi na kwa tuyina hano umunyarwanda sibyo The Ben ni umunyarwanda Austin ni umunyarwanda sibyo bari mu gihugu cy'amahanga The Ben afite uburenganzira bwo ngo timu twazanye ntiyemerewe kurengaha no gusokaha telefone itaraboneka ari gukunda tutarinze dutegereza ko telefone ngo izaza ngo yakirizwe ngo iruhande rw'inzu yande ya exidera ari ubona ko harimo amaherere yo ku bintu bidasobanutse bitari no mu buryo ahubwo nyiri kwibwa ashobora kubona ukuri kwaho kuri reka mubwire ga unyibye simuyoberwa ariko nyoberwa hamisha ese ubundi umusa wenda exidera wenda bamutse bamuhaye izo miliyoni 5 bakazimuhemba nkuko yazikoreye akamuheza wenda icyo $100 ikibazo cyarangira erega exidera sumuswa siniriwe ndeba nawe wenda twemere wenda yishyure icyo $100 cya phone nta yishyure bamuhembe 5 millions bari buze kubyemera ntago babyemera none sibwo ibindi bibiri ngo ni ibiki none ngo harita hazamo ikibazo kivuga ngo ese ubundi telefone ubwayo yarabonetse ntiyaraboneka ntago yabonetse nese uyu munsi The Ben ari gukoresha iki yaguze indi nyine none se niba yaraguze indi reka exidera yemera ko telefone yayitwaye tukatubyemeye nyine wenda nabishyure icyo $100 bamuheze $5,000 nta kibazo ni bamuhembe bamukata iyo telefone ibibazo birangira uzi ko atahembwa se uzi ko atahembwa ntago yari guhembwa ate se aratahitara mu kitarangiye wahembwa yarakubiswe aratahitara mu kitarangiye yari guhembwa hari icyo bita avance ugomba kumuha avance nyine wenda bamuhaye wenda 2 millions iyo avance yarayibonye bakureho yabo none bamuhaye asigaye ntago bari buze kubyemera kubera ko ntayo bafite icyo tuzi cyo ikibazo rero ntago bikifone ahubwo ikibazo no kugira ngo umushahara bamwemereye uzibanganye ikibazo kiri mu mizi exidera yatashye ndahamya neza ko nubwo yatashye icyo kibazo kitari bukemuke hari abafungishijwe ijisho ntago yajya Buganda ashatse kujyayo ayo makuru bavuga yari muri telefone uko byanye The Ben yarayabuze ntago azayabona ko telefone kugeza ubu ntiraboneka ariko se The Ben injije ingana iki ku buryo bundi umusaza ntago ushobora gusevinga contact kuri email ntago ushobora gusevinga amafoto kuri email videos ntizijya kuri email buri butubwira ngo amakuru yabura umuntu wa The Ben yibwe telefone tuvuge ko yahombye amakuru ntagiye yahombye ninjije ibingana iki kuri ufata ibintu byawe ukabiga kuri memory card ya phone uzi neza ko yanameneka cyangwa ikanabura gute se Gmail ntago abikemuye cyane ese ubu The Ben ntabyazi cyane sibwo ibindi ubwira ngo by'amakuru ikibazo n'urucabana ikibazo s'amakuru iki kibazo n'urucabana reka tubivugeho ukuri irimo ibintu byinshi cyane reka mbabwire iyi telefone biroroshye kuyibona biroroshye no kumenya ngo yatwawe nande no kumenya ngo uwo munsi yimeze yaricayeho n'abandi telefone ajya kuri stage The Ben yarayifite cyangwa yarayisize ese The Ben ajya kuri stage ndamuherekeje ni bouncer cyangwa ni Pamela bajyanye direct ako kanya siko bimeze niya bouncer amuherekeje iyo tebe agomba gusigarana mu biganza umutekano wa The Ben ibintu bye agomba gusigarana mu biganza bya Pamela abyumvise neza no Pamela kwa kwa n'umudamu we nta mbaraga afite bonsa akabara ngo ari kumwunganira bonsa akabara ari kumufasha kuryo nta muntu wakwegera Pamela nibaza ko The Ben atahagurutse ngo agende
kuko reka nkubwire The Ben yatwaye bounce y'umwihariko ye ariko Burundi cyangwa se bateguye event bateguye bounce zigomba gushunga umutekano The Ben yicaye wabyumvise neza ntabwo tebo yaba The Ben isukuritse ku buryo bounce ajyana na The Ben kuri stage amari kugira ngo agire umutekano ko birumvikana sibyo ngo noneho ya tebo yaba The Ben sigaye n'abapamera itisuzugurika ko The Ben agiye hari izindi bounce zigomba kuba zero zigomba gushunga umutekano w'iyo tebo kandi ukabusaka umuntu winjiye komeye yinjiranye wanasoka saka ukamenya ijya soka iyo telefone nuko birujumanzo nduvuga ngo n'urw'abacabana niba ibintu twabiburana mu gace mu kanira ntago wera tuzakubona nka part 2 itebe iriho Austin iriho Satibi iriho Big Fizzo iriho n'abandi basani batandukanye iriho na Pamela Nyirizina umudamu we telefone ya The Ben yarayifashe arayihisha Burundi ahisha muri box ahisha he ntiyari ku meza y'abo bantu ariko si uwo muntu umuseriveri waje akaba yaterura telefone ya The Ben ntatwara amacupa agomba kwandurura ni uwahewe ubundi SXD agomba kukuza akavuga ngo iyi telefone The Ben yinumye kandi ariko performance ubwo wenda ibindi ubu telefone ya The Ben oya reka tubivugeho telefone ya The Ben yasuzuguritse ku buryo najenda ngutira se ngo niza nandikemo oya ntabwo telefone ya The Ben yatwawe n'umuntu uzwi abari kuri tebo baramuzi uwari wicaye aho ngaho nibabaze buri muntu wese wari kuri iyo tebo maze ngo ubundi telefone yari teretse The Ben nawe ubwe nyine gutanga ikirego avuga ati telefone nayisiza kereka niba ya XD mu ntoki akavuga ngo XD ngiye stage umenye none se waherezaga kuri telefone ya The Ben amafaranga y'igitaramo hariya muri cya gitaramo harimo amakamera harimo amakamera kuki iyo video nyine na hantu utekereza rero muri control room yarasibwe muri control room yarasibwe none se ni gute harimo byumvikana hanze The Ben yagiye gukora igitaramo hagomba kuba harimo kamera izo kamera kiziterekana umuntu wafashe iyo telefone none kuki wa muntu wa mudamu wacije akaboko ku ruhande kuki wataje mu icyo kibazo ngo avuge ko ari wayijyanye kuko niyo byagaragaye ku mafoto azunguza amaboko gutya kaci uruhande rwa Pamela kaci uruhande rwa Pamela Pamela subwo yarabizi ko abayibereye aho ngaho yarishimye wari abakobwa ukuri guhari The Ben we nyirizina ugomba gutanga isubizo cy'i telefone aho yagiye bayimwishyira ubundi ariko umusaza yigire muri sitire niba akeneye telefone agaciro kayo ni ishu ariko ubwo niba akeneye amakuru yayo natanga ukuri ko amakuru aho telefone yayiteretse ko ntabwo bisobanutse ukuri guhari nuko kumeze no kwibisha reka nese ntabwo nabizi kwibisha none se ninde wo kutiyibisha nese ntabwo ushobora kugenda ufite nka boutique wenda wagiye nko muri Soras n'urugero ufashe wenda nk'iduka urishyira mu bwishingizi mu gitondo ukaza ugafata ibintu ukabisohoramo ukagenda mu gitondo ukaza ugataka ngo banyibye nese ubwo Soras ribuze kukurihita koze pereza niba tubwiza ukuri ubundi The Ben yafashe mu ijwi ijya aravuga ngo XD niwe warwaye telefone icyambere cyo ngo yacaniwe kandi ntago bayimufatanye ni wundi ndatanze waje ko XD ari watwaye telefone XD akiri mu bugenza cyaha yavuze ko The Ben nawe yahageze ngo umwe mu bashinzwe umutekano wa The Ben yashinje XD avuga ngo XD ngo yamubonye ni watwaye iyo telefone ariko yamubonye uri kubyumva yamubonye ate kuyatayimwa The Ben we yaravuze ngo telefone ngo twageze mu bushinja cyaha ngo twageze mu babishinzwe ngo ihangane bro ngo ikibazo ngo niba utarayijyanye ngo iperereza ari bubyerekane nyine bisa nkaho nawe yashakaga ko nyine kwa kuniba muzeye n'umuntu ukakwimushinja ariko nyine nawe ukavuga ati ndabigushimye kuko inyungu bafite ukuri kuragaragara tugushire hasi iboneke siko bimeze niba bounce ya The Ben ivuga ko XD ashobora yatwaye telefone sibyo bounce ya The Ben ubundi The Ben telefone bayibye ari ku meza yicaye cyangwa yagiye kuri stage Pamela yarayicaye kwa kaboko ko wayitwaye oya Pamela ko yarayicaye agomba kwicara ko umudamu n'undi mugabo agiye kuri stage The Ben stage ari no kurira ariko ari stage ari kurira amenya amakuru ko telefone bayitwaye yararize umugore ararangara agira amaranga mutima yo kubona umugabo warira The Ben yarijwe n'iki bura ko yurize naye ndarira yarijwe n'iki The Ben se kubera ko mu gitaramo cye barakirwanyije ntabwo yari kurira none se The Ben yarafunzwe polisi zamusanze kuri stage n'imbunda se yararize byatari The Ben ubu se Bruce Melody basanze kuri stage n'imbunda yaranabwirije Allo yarabwirije ngo gitaramo ngo barakirwanyije Pamela nyine urumva ko nk'umugabo we urumva ko yabatishire wanjye kucyo ari kurira agatima karamujabuka abandi bahita baprofitira mu kavuyo bahita babuka reka twemere The Ben yafashwe n'amarangamutima ko n'umwana w'umunyamasengesho yuzuzwa no kubona ko igitaramo gishobora kuba cyabarwanyijwe nyamara Imana ikakora ibitangaza Imana yakoze ibitangaza cyarwanyijwe Imana ibata ibitangaza ariko se cyarwanyijwe atarafunzwe baramuhaye polisi murinda mu muhanda afite abantu bangana kuriya Bruce Melody yageze ajyayo bamuhuburana nabi cyane ariko rimba kinyuma bataramufasha batarakora na circulation mu mujyi
bamubara utarakora na sirikare niba n'undi yakoze mutambagiro mu mujyi anagana amafaranga ariko tutabyirengagije Bruce Melody icyo yazize n'amakosa yari yarakoze mbere n'amakosa yari yarakoze kugira ngo n'amakosa twicaye tuyarebere se bicaye barayarebera umunyacyari kugaragara ariko se reka mbabaza n'amakosa yari yakoze deja yaziraga twemera neza ko sibyo twemera neza ko umuntu ashobora kuba yakoze amakosa ariko se amakosa yakoze ariko mukubuza gukora circulation mu mujyi w'u Burundi bakemera ko yinjira i Burundi kuki batamuje kwaza tike bakayagarika oya hari umuntu ngo yarafite amafaranga w'u Burundi yibye nka bimwe ahubwo biri aho Burundi bwakoze no gufatirana bafatiranye umuhanzi baramufatiranye nyine kuko niba yarakoze amakosa Diamond si yakoze amakosa nyaza mu gitaramo inshuro 2 cyangwa 3 Diamond yabanje arishyura buretse gato gambere cyambe ntuzi ko yagisubitse ariko byakemuwe mbere ko Diamond aza kuki se Bruce Melody bitari gukemurwa mbere ko agiye Burundi kuki se watakukiye amakuru ahubwo ikibazo Bruce Melody ntabwo arafite uriya muntu impamvu yagiye ku Bruce Melody ko ntacyo yishinjaga we ntabwo arazi ko nyiri ubwite yabigize ariko muzi neza ko hari amabanga y'imitegurire n'imikorere y'abahanzi na management ariko nyiri ubitekereze Diamond we usibye amafaranga Bruce Melody bavuze ngo yahombeje Diamond yabanje kohereza management ye ibanza kuza Kigali mbere y'uko igitaramo kiba nyamukuru cya nyirizina Diamond agira mu Rwanda Bruce management reka twemera mu muziki w'abanyarwanda harimo akajagari ntanuza ntago bategura man ntago bategura ntago bajya bategura kabisa wenda none se ibyo nibishagaraye reka tugane ku musozo w'ikiganiro unyumva akantu gatangiye kujya nibishagaraye egisidira abizire nicyo kintu tugomba kwibaza muri pati ya kabiri turibuze ngo amagambo yose twavuze n'udukurikiye ikintu yakuyemo niba exdira phone yarayibye reka tubiharire inzego zibishinzwe sibyo ariko wenda dushobora gushyiraho commentaire nk'abantu bari muri showbiz nyarwanda tukavuga tumujamo wacu wenda aranganye cyangwa se agize gute cyangwa yaragikoze abanyamakuru cyangwa isesengura dufite kugira ngo tubone ukuntu hari uko tubona ibintu siko bimeze uko tubona ibintu rero nk'abantu bagera ahantu kure sibyo bigaha ishusho ry'abaturage badukurikira siko bimeze icyo ngiye kuvuga ni kimwe rero abanyarwanda sigana iki kintu turebe kuri guhari turebe kureba exdira nk'ikibazo cya telefone iyi telefone ni hagati y'abantu benshi mu buryo bwateguwe buremereye bufite target bwari bugeneye kugira ngo bugereho iyo target bagomba kugeraho ni iyihe nk'umusesenguzi target rero bagomba kugeraho ni iyi ngiyi hari amakuru bakeneye kuri The Ben nk'igishantege cyo kwifashisha kugira ngo bamushinege ko umunyamakuru utaravugwaho inkuru nimwe y'igihuha cyangwa se imusenya ntabwo umunyamakuru nkayago nta mwaka maze yes abantu ngo ati abasani benshi twagiye tubona babonye basinze babonye mu buryo budasobanutse kireka The Ben nyine bya bindi bavuze amakuru bakeneye muri telefone ya The Ben nta yandi ngo papa we ngo yagiye kwa muganga akoterejwe n'umudugudu ariya rwose ni ngo nicyo kintu cyonyine cyamuvuzeho kimusebye hari ikindi rwose abure kujya kwa muganga akoterejwe n'umudugudu yaragituye mu mudugudu w'umuryango wa The Ben ubamo yabanaga na mama wese yakumujyana kwa muganga yarashonje se bagakumagaburira so ngira ngo tubisimuke icyo nashaka kuvuga ni kimwe abanyarwanda bere kuribona ikibazo uko kihagaze nkuko bakidutangarije ahubwo bakirebe mu kuri kwa nyako telefone niyibwe kubwo ikibazo cya Monezi cyangwa se Diamond telefone yibwe kugira ngo hagaragazwe intege nke za The Ben niko byumva mu mitegurire y'icyo ni kimwe mu gitaramo icya kabiri ko hora witwa telefone bikamo amabanga menshi y'umuntu hendo bitagaragara nk'intege nke za The Ben ariko ngiye nakubwiye ko ushobora kubika ibintu byawe kuri Gmail birashoboka kandi udafite ariko se kubika muri Gmail ibyo muri telefone ntibisigaramo niba birimo mu gihe biri kuri Gmail ushobora kubibika ukanabisiba niba wenda ari nk'ibintu ubona byagushyira hasi niba ari nk'udufoto tw'udusnap wafashe turi private dushyire kuri Gmail ushyireho password muri phone ubisibe we nushaka kubipereza tweka tubitegereze turebe ngo wenda ribu iribuze kubibona gute cyangwa se urukiko uribuze kuza gufata uwe mwanzuro sibyo siko bimeze neza ariko uko twavuga nk'abantu kuko nubundi uko we wabibona cyangwa uko wabivuga ntabwo byari bifite agaciro ibi cyo yadufasha X ntabe ishusho yo kugira ngo akinga amaso ribu kugira ngo ari we bareberamo ishusho wenyine ko ari washinjijwe ahubwo barebe ngo iyo telefone yabuze The Ben ari kuri stage cyangwa araraho ngaho iyo telefone ya The Ben iwe yasize ku meza bounce yari ari he cyo ni cya kabiri icya gatatu iyo telefone yaterewe n'umuseriveri exdira yari icyo gihe telefone yibwa icya gatatu iyo telefone ikuru yakuwe ku meza yakuwe mu isakoshi ya Pamela yakuwe mu mufuka wa The Ben iyo tubone ngo ushinja ninde ese umuhamya umutangabuhamya yari ari he ese iyo telefone itwaga Mutamenye ngo umuhamya ajya gutanga ubuhamya ko telefone yatwawe kuki atafashe uwo muntu mbere ijya gutwara niwe ngo ni pirato niwe njya mbona gutanga bikwigira ba pirato ngo bashinja abantu ibyaha ahubwo umuntu wabonye umuntu atwara telefone ko atakebuye uwo muntu hakiri kare telefone itariye man itariye kubona kuko reka nkubwire nakabaye nshinja runaka urugero umuntu akaba nshinja umuntu sibyo